zopidestance gelbaif umwangiriki yakugiza Why do you ndamwanga nishe musaza we nicana nyina ubyara nyina William. Amazina ye nyakuri ni Bimenyimana Theogene, ariko abantu benshi cyane bamuzi nka Pastor Papa King. Pastor Papa King tuje kubabwira ngo ni muntu ki. Pastor Papa King tuje kubabwira ngo avuka hehe, ese mbere yuko mumubona Imana imukoresha ibintu bikomeye. Ugiye kuvuga amazina yawe yombi imbere y'umuhanuzi, ibyo ntabwo bihaba. Ntabwo nivuga imbere y'umuhanuzi w'Imana, ibyo ntibihaba. imbere y'abarozi we ntabwo bikora. Rero tugiye kumva ubu buhamya, tubabwira ngo mukande subscribe kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byose tubagezaho. Imana ibaho umugisha. Ikintu rero cyambabaje muri ako kazi ko mu rugo nuko ibyo nakoraga byose nta wigeze abona agaciro kabyo, yaba uwo mumabuja nakoreraga cyangwa abana bo mu urwo rugo. Amazina ye nyakuri ni Bimenyimana Theogene, avuka Iburasirazuba mu murenge wa Rurenge. Mu bijyanye n'amashuri ntabwo yigeze asoza amasomo nk'abandi bana benshi cyane bavukiye mu byaro kubera ubushobozi n'igihe, ariko kubera n'ubuzima yari arimo ngo mu cyaro byaranze aza kwiha cyangwa se kwibwira kuba yajya gushakira ubuzima i Kigali. So rero yageze i Kigali ahitira mu kazi ko mu rugo, avuga ko ari cyo kintu gikomeye yahuye nacyo, kubera ko ngo nyirabuja yahuye nawe ni hariya Kimironko ngo yatangiye gukora akazi ko mu rugo. Akigera mu kazi bamutangiza amafaranga ibihumbi 10. Mu bihumbi 10 bamuhaga, we avuga ko byamugoye cyane kuko yari azi ko ari akazi wenda katazamugora. Urumva nibwo yari akiva mu cyaro, ariko ngo yahasanze akazi kamuvunnye cyane kubera ko yarakoropaga, yarafuraga, yajyaga kuzana abana ku ishuri. We avuga ko ngo yabyukaga saa 11 za mu gitondo, akazajya aryamana none saa 8 kubera akazi. Ariko nubwo ngo yakoraga gutyo, abona ntako atagize, abona imbaraga ze zose yazitanze, ntago bigeze bamushimira kubera ko ngo nyirabuja yakundaga kumubwira ngo ijambo ryamukomerekeje. Mu buhamya ahangaha turi kubabwira we ubuhamya yatanze kuri televiziyo imwe, ari kuvuga amateka yiwe. Rero nyirabuja we yakundaga kumubwira ijambo ryamukomeretsaga cyane, amubwira ngo mbese ubona wuzuye. Akenshi ngiyo yatahaga avuye mu kazi ku mugoroba, urumva abana ngo nibo batahaga mbere, akenshi kuko ngo hari ku makaro, hari igihe abana babaga wenda bahamennye utuntu tw'uducanga, si no kutwamena. Urareba hari igihe abantu bagenda nko mu nzu irimo amakaro, noneho nk'abana akenshi ugasanga hari uducanga twaje mu nzu. So rero we iyo yatahaga ngo yakundaga gukuramo inkweto, yakumva agacanga gatoya ngo agahita amubwira ngo mbese ubona wuzuye. Rero ibyo bintu ngo yumvaga bimuremereye ku rwego yabimwitaga ngo buri mugoroba. Nawe kandi ngo yarageragezaga, urumva yabimubwiraga bwa mbere akagerageza kubikora, byaje kumukomeretsa cyane. Rero aza kuhava ajya gushakira ahandi akazi, ngo yahise ajya i Nyamirambo. I Nyamirambo naho ngo byaramugoye cyane kubera ko ngo yatekeraga ibiryo ababosi be, ariko we akazajya yitekera ngo ubugari ngo n'ibishyimbo binomba-nombye. Urumva ngo nta kindi kintu cyabaga kirimo, ku rwego ngo yavaga ku itariki ya mbere ukwezi kugashira arya ubugari n'ibishyimbo. We ku rwego avuga ati ngewe dore ibintu nazinutswe, ati ni ibyo ngibyo. Rero uyu mugabo yakomeje atanga ubuhamya avuga ko naho bitaje kumugendekera neza kubera ubuzima bwaho, gukora cyane kandi kurya bigera aho arabizinukwa ku buryo byamugoraga cyane. Igihe kiza kugerana ko akavamo, yigira inama yo kwikorera. Rero mbaza uti yakoze iki? Yahise afata indobo, nk'umuntu w'umusore ukiri muto, afata indobo ubundi akazajya ateka ibirayi, ariko akenshi abantu benshi cyane bakunda kubyita ibiraha. So rero akazajya bizengurukana. Urabizi kuba umuzunguzayi mu mujyi wa Kigali ntago ari ibintu byoroshye. Yabaye umuzunguzayi mu mujyi wa Kigali, aho irondo ryamufataga agatanga akantu cyangwa se akabaha no kuri ibyo biraha. Akenshi ubona ko cyangwa se aho yavugaga ko nta nyungu yigeze abona kubera izo mpamvu zose. So rero yakomeje kubaho muri ubwo buzima, ariko igihe kiza kugera ayoboka y'urusengero, aho avuga ko yakirijwe muri ADPR mu Nyakabanda. Aho ngaho rero niho yaje gukizwa, ngo basengera abantu, akazajya agenda agapfukama, akazajya agenda akihana. Rero muri iyo minsi
nibwo yaje gutekereza aravuga ati ariko ubundi uwashaka umugore, urumva muri iyo minsi ngo yo guteka ibiraha hari igihe yabonaga udufaranga, aravuga ati aho kugira ngo njye mu ndaya ikiza reka nshaka umugore. Rero Papa King nibwo yahise yishingira, arishingira ashaka uwo mugore, ngo ariko nyuma y'amezi 4 wa mugore aza kurwara, ararwara, aza kuremba. Avuga ko bahise bamuroga ihembe ryo mu gatuza, ku buryo bashakanye cyangwa se muri iyo minsi bamuroze ngo yari afite ibiro bigera muri 85, ngo ariko ngo mu gihe gitoya yahise agira ibiro 25. Rero nk'umuntu utari waragakomeye mu gakiza, nk'umuntu wari ugikizwa, yahise ayoboka y'abapfumu, atangira kujya mu bapfumu, udufaranga yari afite turashira, niko guhita ngo amujyana iwabo mu cyaro, arabwira ati mujye munkurikiranira. Nabwo bakomeza kumujyana mu bapfumu, ariko naho ngo biranga. Bimaze kwanga, yigiriye inama cyangwa se hari umuntu wamurangiye ngo undi mupfumu waturukaga aho ngaho mu burasirazuba ariho iwabo, ariko uwo mupfumu ngo yari uw'Inyagatare, aribwo ngo yafashe ngo uwo mupfumu ngo byasabaga ko ngo ufata inoti ya 500, byasabaga ko ufata inoti ya 500 ukayimuha. Noneho ngo iyo note yarayirebaga uwo mupfumu, ngo yayireba agahita avuga ati ufite iki kibazo, cyangwa se akakubwira ibyawe byose. Rero akiyimuha, Papa King agiha umupfumu inoti ya 500, ngo iyo note yahise iba umweru mu ntoki z'uwo mupfumu. Noneho Papa King nawe ari gutanga ubuhamya, yavuze ko ngo yahise yumva ijwi rimubwira ko ubwo bwama arimo atari bwo bwe. Nyamara ngo iryo jwi ngo yaryumvishije gatatu. Umupfumu we akomeza kureba ya note, ariko ngo yikoza mu cyumba gatoya, ngo akikoza mu cyumba ngo yarongera ajya ngo ahantu hagana hanze ngo amuzanira utuntu tw'utwatsi ngo aratumuha. Niko guhita amubwira ati ntago umugore wawe azapfa, ngaho genda. We ku rwe ruhande yabonye ko asa naho yamwirukanye, kubera ko ngo nta kindi kintu yigeze amubwira uretse kumubwira ati ngaho taha, umugore wawe azabaho. Rero Papa King yahise acyura umugore we, baratahana. Bakimara gutaha, urumva yahise amucyuriwe, baragenda. Ngo ariko mu gihe gitoya ntago byamuhiriye, umugore we yahise apfa. Akimara gupfa, ahamagara abantu nk'umuntu wagize ibyago, baraza baramubwira bati hangane, ariko baramubwira bati igihe yari amaze rwose ababazwa n'umubiri, yumva we ngo bari gushima Imana. Ariko we nubwo abantu bashimaga Imana bavuga bati Imana iramuruhuye, Imana imukijije kuva mu mubiri, yari amaze igihe kirekire ababazwa, we yumva afite agahinda n'umubabaro. Niko guhita apfukama impande y'umugore we wari wapfuye, arataka cyane, aravuga ati Mana, ubu koko mpfakaye nkiri mutoya. Arangije avuga ijambo rya kabiri, arangije aravuga ngo ndabyanze. Ngo akimara kuvuga gutyo, ngo yahise abona iyerekwa, ngo abona igice cy'umweru kimuje imbere, ngo hazamo ijwi rimubwira ngo agiye gukira. Ngo akimara kuryumva, yahise yumva ryajwi rimubwira ngo kandi haguruka ujye kunkorera. Papa King byamubereye nk'igitangaza, urumva ntago yari abimenyereye, ariko ako kanya akimara kumva iryo jwi, ngo yahise abona umugore we ahindukiye. Akimara gukira, urumva ngo yahise amujyana kwa muganga, bamutera amaseromo, ari naho umugore yahise ahindukira, ari naho yahise akanguka. Aramubwira ati se mugabo wanjye, aha hantu nahageze gute, nahageze ryari? Ariko amubwira amateka nyine ukuntu byagenze, ari nabwo yahise akira, arakira aba muzima. Ariko Papa King nawe atangira gukorera Imana, atangira kuba umuhanuzi. Ngo guhera ubwo ngubwo atangaza ko yatangiye kwerekwa iby'abantu, yakubona Imana ikamubwira ibyawe, atangira gutyo. Kugeza ubu Papa King ni umugabo ufite imodoka zirenze imwe, ni umugabo utuye iwe, ni umugabo umeze neza w'umupasitoro rwose, usengera abantu, utuma imitima y'abantu benshi ibaho. Rero ubu buhamya, ubu butumwa tuba tububagezaho kugira ngo wumve ko nta hantu kure Imana itakura umuntu, kandi nta n'ahantu kure Imana itakugeza. Ubuzima bwose waba burimo, Imana ishobora kukugirira neza. Ubuzima bwose waba urimo, Imana yaguhindurira ubuzima kandi ikakugirira neza, ikaguha umugisha.